nshimishijwe cyane no kubafata mu izina rya Pekatolisi muri diyoseze bagezaho ikaze muri serukiramuco y'amahoro. Ni iby'agaciro gakomeye kuri twe kuba twateraniye hamwe kugira ngo
binyuze mu ndirimbo ubusabane n'isengesho twamamaje ubutumwa bw'amahoro. Purikatorisi si umuryango w'abana barindwi gusa, ni umuryango ufasha abana n'urubyiruko gukura mu kwemera, mu rukundo, mu bumwe no mu murimo w'Imana, cyane cyane binyuze mu ndirimbo n'umuziki wa liturujia. Muri diyoseze yacu ya Ruhengeri, Purikatorisi ifite amatorero menshi mu maparuwase ndetse no mu masantarari, kandi ubutumwa bwayo bukubiyemo no guteza imbere umuco w'amahoro n'ubusabane. Ba nyakubahwa, turabashimira cyane dushimira imfura ya Musenyeri bwatabashije kuboneka, kuba mwifatanyije natwe muri serukiramuco y'amahoro ku nshuro yaryo igira kabiri. Kuba muri hano ni ikimenyetso gikomeye cy'uko Kiliziya ikunda kandi ishyigikira abana n'urubyiruko, kandi ko ibona muri bo amizero y'ejo hazaza. Uyu munsi turifuza gutangaza ubutumwa bworoshye ariko bukomeye bugira buti: bana dusabire isi amahoro aturuka ku Mana. Indirimbo yacu ntibe ijwi gusa, ahubwo isengesho ry'amahoro. Amajwi y'abana ari ubutumwa bwo kunga abantu, kubaka ubumwe, kubaha ubuzima no gukundana. Bana ba Purikatorisi, turi abaherezabutumwa w'amahoro. Nidukomeze kuririmba neza, ariko cyane cyane dukomeze kubaho neza, gukundana, kubabarirana no gufashanya. Indirimbo nziza irushaho kugira agaciro iyo iherekejwe n'imibereho myiza n'urukundo. Babyeyi n'abayobozi, turabasaba gukomeza kudushyigikira mu gufasha gukoresha impano zacu mu kubaka Kiliziya n'igihugu cyacu. Umwana utojwe gukunda, gusenga, kuririmba no gufasha abandi aba ari umwubatsi w'amahoro w'ejo. Bavandimwe, muri serukiramuco, reka twese duhure ku butumwa bumwe bugira buti: amahoro atangirira muri twe, atangirira mu muryango, atangirira mu ishuri, muri Kiliziya, mu matsinda yacu no mu gihugu cyacu. Soza ndashimira by'umwihariko nyiricyubahiro Musenyeri watumye iyi festival iserukiramuco riba, kuko iyo atabyemera ntabwo byari biraba. Ndetse n'abandi banyacyubahiro, abapadiri, ababyeyi, abarimu, abayobozi n'abana mwese mwagize uruhare kugira ngo iserukiramuco ribeho. Ndashimira kandi buri wese wagize uruhare mu gutegura uyu munsi w'umwihariko. Imana ikomeze kutubumbatira mu mahoro, Purikatorisi ikomeze kuririmba, gusenga no kubaka amahoro. Abana turi intumwa z'amahoro aho turi hose. Murakoze, mugire amahoro y'Imana. Yeah.
Yeah.
n'amasi menshi arakoze byose. Karibu kaza neza.
Shingiro y'abavandimwe bacu bisanzwe tubaye amashyigikiye abashimiye bose abakozi
amashimire akoze cyane. Basaserdoti, babyeyi, bana bacu muri Kantoresi, z'amaparuwasi yose twakoraniye hano, turabashimiye ko mwese mwashoboye kwitabira. Aturakiza ibyiza nk'ibi biragaragaraho muri diyosezi yacu ya Ruhengeri. Bana bacu mwateguye uyu munsi, warabavuye kubera imyiteguro yabo kandi mwakomeje kubitwereka. Abashoboye gutambuka n'abandi tugitegereje bari bube hano, biragaragara neza ko mwiteguye neza uko mushoboye kandi ko duhishiwe ibyiza bindi, kugira ngo rero turusheho gutera imbere. Muri Kantoresi mu maparuwasi yose igomba gushyigikirwa. Babyeyi naje kureba abana banyu, ubuhanga, impano n'ibindi byiza Imana yabageneye. Turabasaba kugira ngo mujye mubafasha, mubabe hafi, mubagenere ibyo bashobora kwifashisha kugira ngo bashobore kuririmba neza, basingiza Imana, basaba isi amahoro. Babyeyi rero, nimwe mbwira bashoboye kuza. Aba bana ni abanyu, ni abacu, kandi nibo b'ejo hazaza. Abakristu bazaba bahagaze mu kigo cyacu igihe intege zacu zizaba zabaye nkeya, iyo bazakomeza ubukristu twabatangiyemo mu ngo zacu, kandi icyo tubaha kijyanye n'uburere ndetse n'ubukristu bizakomeze kubibungabunga. Basaserdoti mwashoboye kwitabira uyu munsi, murabona ko dufite urugendo rwo gufasha aba bana kugira ngo bazavemo abakristu beza b'ejo hazaza. Ubutumwa bwacu tubiteho, ubutumwa bwacu turagira inama. Ndabona ko urimo abana n'urubyiruko, umwe n'abandi bari gukura, kandi twese dukeneye uburere. Dukeneye rero impanuro zanyu za kibyeyi n'abasaserdoti, kuko urubyiruko, abana ndetse n'abakuze n'abakuze, ariko cyane cyane abana bacu bagikura, tutabaye hafi ngo tubatoze imico myiza, twongere tubibutse indangagaciro za gikristu, bagacika. Ni umurimo utoroshye dufite, kuba dufite aba bana bangana gutya, bakeneye gukura, bankeneye kandi nawe bagukeneye. Ni byiza ko baba hafi ari ngombwa. Ni umurimo utiyoroheje ariko ushoboka. Nyagasani rero azabifashamo bimuhumuje. Bana bacu rero, namwe ndabashimira ko mwashoboye kwitabira uyu munsi uko mushoboye. Turabatuma no ku babyeyi banyu babemereye ko muza bakabarekura, nuko bari babizeye. Namwe
namwe rero muzabe. Ijambo ryanjye ryari ryo kubashimira ko mwashoboye kwitabira, tubatuma no ku babyeyi banyu muzabashimire y'ineza babagiriye, kuba barabafashije muri uru rugendo, kandi intego yanyu mwari mufite mukaba mwarize. Ntabwo twabura gusabira n'andi matorero atashoboye kwitabira agenda biguru ntege. Turasaba kugira ngo amaparuwasi baturukamo bazadufashe kugira ngo twongere tubaturutse. Abayobozi ba federasiyo diyoseze ya Ruhengeri nabo turabaha ubutumwa bwo gukangurira ayo maparuwasi atabonetse, ndetse no kumenya impamvu zabo, kugira ngo niba hari ubufasha bwacu bakeneye kwihutirwa tuzabe hafi, kugira ngo undi munsi nk'uyu ntahazagirira. Mwese rero mwabashimiye ubwitange n'umurava mwagaragaje kuri uyu munsi muza muri ibi birori. Reka ndangize bashimira kandi nkomeze kubaragiza Imana kugira ngo mutere intambwe mujya mbere, mwige umuziki uzabafasha kuririmba neza musingiza Imana. Wenda abashinzwe iby'umuziki na tekinike bamaze kubigarukaho, ariko twizere ko muzumva impanuro kandi buri wese agaharanira kugira ngo azatere imbere. Paruwasi zacu zikomeze zigendere, zamamaza ubutumwa mu buryo bw'indirimbo, indirimbo zinogeye amatwi, indirimbo zinogeye Imana. Abagabo babishimiye, murakoze. Asigaye cyane umubyeyi wacu wa Padiri Olivier. Oh
itorero rya Rutaba ishami rya Rusasa.
twamusabiye amashyi abantu bose arakoze cyane aratanga icyizere cy'umuryango cyangwa akunzwe abaganga bakomeze
murakoze abavandimwe yacu inama, reka twakire abavandimwe b'Urunaba. Uwinema niwe ari hafi ahantu Amen.